uriya mukingo ukizira radio hari ndayiriye n'ukuntu nayi narabura Wesha ugira Imana ntituzahura urabona iki cyuma ibi byose bizagushiriramo Juno bimeze gute professional mahora n'iki wa muhungu k'ibintu byakomeye randirodi yankama ubona afite no radio ngiye kuyigurisha mwana Uyigurisha se wabuze iki ufite se nyoko wabuze iki iwanyu ni heza wabuze iki ufite data se nuzagomeza kundera wambusire urabona namaze kumuga kozana ibintu by'imijinya unanuka hari deni nkubamo cyangwa maze diro za cyo ashaka kumbwira mbyore FBI open up na umuragara kubiraka kintu ashaka kubwira najya nguri no radio mbona ibiceri no kuri Imana ndashobora wagiye kuryayo ububwira ikibazo mfite ni ngombwa ngo mfite wacu uko switara na bene wanyu cyangwa nyewe ko nazi gutongana nubwo ubona gutya manitonze asesha kuri kuntu kibitutsi byishwe n'ufite umugambo wajyaho bakurongoye mu kanwa ubwe ngure radio nimba umva n'amafaranga ufite ubire nimba nkwaye ikintu kizima nigira ikibazo nibone napfuye wowe uzaza umbwire kugira amafaranga make yuma ibindi tuzayivuga nini nushaka uma avance okay nagiye ngo nkubeshye ntayirebye ntayitestinze ndagwa amafaranga ibihumbi 3 bitatu seso akora uruganda rw'iradi we akora rw'imodoka Yuno ngewe rero kankubwire makaku na bene wanyu ufite mushiki wawe ubwo niwe makaku nawe ukaba makangu nimba kugura radio bikomeye none bote ura mukingara makaku mbese inkubite bose inkubita nta kibazo ubundi ya radio afite yayikuye mfite amakuru yuko yayibye kamwirukana ndebe yuko namufata bona twanire byari. A few moments later. Kasongo mbona wewe songa libala oh yeah Kasongo mbona wewe Yuno uko nshaka hiki Yuno wanditse wa mkretasi iradio kuri kwinyambura none buracanuka Asemana urashaka iki man ko radio ranuka turangana se tuvuganya amafaranga bikaba bikurana ikintu mbaza nige ki okay wayikuye he Yuno naje jyana ndagaswa Foto Yuno Wicho wa mkretasi Ali bobo wajefa wayikuye ndakubwira nga winika okay wajefa bidire ko Yuno uzi ko warunyishe man kuba tubivuze yuko naguhereza kumereza se ubungubu kuzu nigagura niwe naga umuntu aragutuka ku buryo uzi ukamfata ukaniga hano ngawamo cyashaka kumenya ubundi kare kose iyo radio ubundi bikuye he iyi radio yafanye pato ngubwe twumvikanye ko turayigabana ko turayigabana ariko tubabaje kumbwira byose byayo nyine reka mbikubwira mereza hano ngayo nyine mumereza nawe nago nese ashaka gufata radio n'ingofero aho man urukumenye bajya twongeye tubijemo nyine nabyo kubijyamo reka twanze Usambwa kari yawe none se atari yanjye naga nge nari nyifite ushonje ibiki iwanyu nta kimwe mu buza ariko ngo wari ushonje Yunus rero ndabona biri buze kuba amahanga mereza Yesu Yesu ni mutekano gehwera umuryango wanjye se utanze naho ubuhwera Yuno ngewe rero kakubwire Yuno utanze naho ubuhwera Burabara abatipe uriya si umuginga ntware radio iri ya radio ni yanjye
ni iyanjye neza ndabona imeze nkayo ariko ninsanga ariyo ndahita ngenda mumenagurisha ndagura koko ndamwica hasoni ko mbona biri kurwana shasi mwe mwana ntwariye radio iyi radio si yanjye Yuno wandekuye. radio si yanjye wowe kwamfasha Si yanjye. dufite iki kibazo ntabwo mbarekura Yuno murabeshya ndekura nyine wowe gumana radio nawe. murama radio yanjye aka kanya ngo bayengeye nyine nari nayibuze ubundi uyu niwe nshaka sha uyu niwe Mwese mwese ko mumfashe mwamana yanjye we. nshaka ahubwo uyu nguyu Asuma we sinzi nari umva wereka tubigambashe. Babarira. uburyo najemo nabi wowe ni wowe nshaka uraruma Peace. I want problems always. Uriya muhungu wayifashe. hanyuma wayikuye None se umwana wawe ko namuhaye amafaranga akaba atarayamaye ubwo yajyamba igenze. none umwana wanjye ahurahe na radio Singira se sura muhungu wari uyintumye ubundi. ntabwo bishoboka ndakujyana na nawe Umunsi wafaje. Ngirira vi. Lord.